Smartphone, agakompiyuta gato kagezweho ku rwego mpuzamahanga ku buryo iterambere ryako rigenda rigaragara ko rikabije umuvuduko. Aka gakompiyuta nubwo ari gato cyane ku buryo bukabije, gashobora gukora byinshi bitandukanye. Uyu munsi turabaganira ku bintu 5 aka gakompiyuta kitwa smartphone gashobora gukora utari usanzwe umenyereye cyangwa se utazi ku buryo butangaje. Reka duhere ku kintu cya 5. Smartphone ishobora kugufasha kukuyobora aho ariho hose wajya, kabone niyo wasohoka mu gihugu. Icyo usabwa ni ugukoresha Google Maps. Telefone nyinshi za Android iyi application iza irimo, ntibisaba kuyinstalamo, ndetse na za iPhones. Icyo usabwa ni ugufungura location muri telefone yawe, ugafungura Google Maps, ukandikamo ahantu ushaka kujya. Ako kanya irakwereka igihe uri buhakoreshe, waba ukoresha moto, amaguru cyangwa se imodoka. Iyi izagufasha kwirinda kuyobagurika cyangwa se kubaza abantu badafite ubumenyi ku hantu ugiye, rimwe na rimwe baba batanashaka kubabaza. Ufite smartphone ntashobora kuyoba. Icya 4, ufite telekomande yawe ya televiziyo mu ntoki, ntiri gukora neza, nturamenya ikibazo ifite. Smartphone yawe ishobora kugufasha kumenya niba amabuye yayo ari mazima cyangwa se yagize ikibazo. Ibyo nta kundi wabigeraho usibye gufungura kamera ya telefone yawe, ugasa nk'ugiye gufotora, ugafata telekomande yawe ukayishyira inyuma ya kamera, ukayitunga kuri kamera nk'ugiye kuyifotora, ubundi ugakanda agatushe kamwe ko kuri telekomande. Ako kanya izagaragaza akarongo gatukura kava mu ijisho rya telekomande kerekera muri kamera. Icyo gihe bizaba bivuze yuko amabuye ya telekomande yawe ari mazima, ari ugushakira ahandi. Ibi babyita remote control test. Ni kenshi cyane ujya wumva indirimbo ukumva urayikunze, wabaza bagenzi bawe ukumva nabo ntibazi izina ryayo, ntibazi n'umuhanzi wayiririmbye. Ariko smartphone yawe ishobora kugufasha ibyo byose. Ushobora kumenya izina ry'indirimbo n'umuhanzi wayiririmbye iri guca kuri radiyo runaka kuko utayizi. Nta kindi ukora usibye kuinstalla muri telefone yawe application yitwa SoundHound cyangwa se Shazam, ukayumvisha iyo ndirimbo. Ako kanya ihita iguhereza information zose zishoboka: umuhanzi wayiririmbye, uko yitwa, aho yaririmbwe na studio yayikoze. Icyo cyari icya 3. Icya 2, ni kenshi ujya utekereza gusevinga kuri internet amadokima yawe runaka bitewe n'uko yashakiye umutekano usesuye, kuko iyo adasevinze nta mutekano uhagije aba afite. Ushobora kuyashyira kuri flash disk cyangwa se n'ahandi hantu. Smartphone yawe ishobora kugufasha gusikana ayo madokima, ukayakura muri hard uyashyira muri soft. Ibyo nta kundi kuntu wabikora udafunguye Google Drive, ugakanda ku kamenyetso ko guteranya kari mu nguni y'iburyo mu ruhande rwo hasi. Ibyo bivuyeho uhita ukanda ku kamera kaba ku kamenyetso ka kamera kaba kagaragara, ugahita utangira gufotora dokima yawe imwe kuri imwe, unazisevinga muri Drive. Mbere y'uko uzisevinga uba ushobora kuyikropinga cyangwa se kuyikata, kuyeditinga, kuyikora uko wumva ushaka kugira ngo wumve ko ikunogeye. Icya mbere uyu munsi tuganiraho ni icyitwa Be Safe. Ushobora kuba utaha bwije cyangwa se ukunda guca mu mihanda idafite umutekano. Aha ukeneye application yitwa Be Safe. Usibye kohereza ubutumwa bw'intabaza ku bantu baba warahisemo bikorwa n'iyi application,
ishobora no gufata amashusho cyangwa se igafata amajwi by'aho hantu hashobora kuba habera icyago. Ushobora kuba waba uri kugenda muri iyo nzira ariko inshuti zawe zigukurikiranye ziguhanze amaso zikoresheje tracking aho unyura hose. Ibi byose bikorwa n'iyi application. Iyi application ukimara kuyinstara uhitamo abantu bishoboka ko bashobora koherezwa ubutumwa bw'intabaza n'iyi application mu gihe bibaye ngombwa mu gihe uhuye n'icyago. Aha ushobora guhitamo inshuti zawe, abo mu miryango cyangwa se abandi bantu bumva bashobora kugutabara byihuse. Iyi ni Be Safe. Buri wese akeneye Be Safe. Ni kenshi ujya ubona indege mu kirere yaba iri hafi cyangwa iri mu bicu, hahandi abana bajya bavuga ko ziri gukora imihanda, ukibaza ahantu ivuye n'aho iri kujya. Ibyo smartphone yawe yabigufasha. Kugira ngo usobanukirwe nabyo birushijeho, nta kindi usabwa usibye gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ukurikira byinshi birenze kuri smartphone. Smartphone ni igitangaza. Reka duhinire aha, naho mu biganiro byacu bitaha. Mugire ibihe byiza.